ongera uzamure neza. Turi kukabona. Ndi kugira ngo urebe udupati twose mubereke. Kano ni kakandi. Haba harimo urumva, haba harimo nk'ibiceri nka 5 cyangwa 6 nk'iki ngiki ntabwo kimeze nka cya kinini naberetse imbere. Urutirugongo nk'uko Godfather yabivuze. Urumva ntabwo aba ari kamwe baguhaye do. Aka ni akandi. N'uduceri twinshi. Umunsi agaceri subise ko kaba ari gatoya. Do tujanja hano turiho neza. Ubwo ni nka tungaho duceri. Katurebe. Dore utuguru. Dore igikeri dore kiri forme y'igikeri neza neza n'igihemba. Dore agakeri. Hano karagaragara neza dore. Bagera Yesu mwami. Thank you, my love, Lilian. I love you. Harimo kukomble, harimo clojete. Niwe wacu. Muri clojete ntabwo mbizi ariko na ifite n'agasupu keza. Bifite n'inyama usisi inyama. Ibiceri bingahe bagwaye? Hano haba harimo nk'ibiceri 5 cyangwa 6 probably. Icyo kintu kimeze nka cya kintu gifata ku nzu kitagangurirwa ni igiki cy'umukara. Mboga. Iki kintu cy'umukara uri kurenga hoya. Aka. Ni ibirungo by'abashinwa. Ni ibirungo. Kumeze nka starfish. Rero urya Iye mutapike. Ariko se ko mise nsonza nubwo ari ibikeri. Yesu karagakeri kaguteye ipfa. Yewe. Uyamaze kumenyesha kurisha turaduti. Sharanye n'akanodari gakomande pe. Abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye ubundi nzibahereze. WhatsApp iri kubona kuri screen yawe. Abantu mutabonye video y'uyu murundi kazi, abantu mutabonye video y'umuramyi, abantu mutabonye video za Baritazari, abantu mutabonye video za Emeline, abantu mutabonye video y'uyu nguyu yitwa Jihana, abantu mutabonye video ya Diane kabisa. Izo video zose ndazifite. Abantu mutabonye video y'uriya mu Minisitiri w'Urubyiruko muri Uganda, umva n'izindi video nyine munzi z'abastari nk'uyu murundi kazi nawe ino video y'ideri gihanze vuba uyu nguyu uri kubona nawe video irahari. Izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 07793417 ubundi nziguhereze tu, ubundi ukande subscribe ubundi turye shoretse go duhurire kuri WhatsApp ukabisundi ngutemo. Ntabwo wanera inzara kanje nagiye gushyushya noodles. Ibi ntabwo nabyemera. Godfather nyereka inkoko nawe uje kunyereka igikeri. Ibi ni ibi. Mukanya haraza n'uwisamaki. Ngwino barya gakeruriye bakagakiragiye kugatapfuna n'ukuri kw'Imana. Mwami Yesu Kristo w'Inazareti. Yesu mwami. Uyu mukobwa naza mu Rwanda azaturisha ibikeri natwe. Ajya kubigura wisi ariko mana. Hano mu Rwanda ibikeri ni ubuntu kwanza. Ibaza amafaranga ubu tugiye kwishyura 17 by'amanyarwanda birimo inkoko ya danje. Yesu mwami. Abantu barumiwe. Uvuga ikinyarwanda neza. Jesus. Ari kurya ibikeri. Zamura kakanyama kameze nk'agakeri turebe ukarye turebe. Noneho uyu mukobwa azi no kurisha bwa buti bw'abashinwa. Ninde wabishobora kubufata? Abaye umushinwa kwirinda. Ako ni kagakeri. Ako ngaho. Nabwira umuntu uri bundi kodinga campus abandi hantu atabana kwa Godfather. Ntabwo mbyemeye n'amategeko nzabikurikirana.
oya da oya se umuntu n'ibihumbi ikotingi yakwampostinga cyangwa dore ubu taximani buriya ni umunyamakuru byageze kuri YouTube sheri turize oya umuntu mu Rwanda wemerewe kumupostinga rwa burenganzira n'inama y'abahawe umuntu w'ibipostinge yitegura njye ntabwo nzi n'imikino y'ahangaha irira ibikeri byawe bihorere nibaze ko hari n'ababuze imvange z'ibishyimbo n'ibirayi noneho uri kurya ibikeri ngo baragupostinga ntabwo ibyo birandeba niba babibuze mbese sheri urumva biryoshye nyine ni nk'iyindi nyama ni nk'inyama isanzwe n'ifi ni nk'ifi ariko ntabwo ari ni ibikeri by'ibizungu ntabwo ari ibyirabura ntabwo ari nka bino bikeri tujya tubona hano mu muhanda Jessica nibyo cya kindi njya mpura nacyo nkirukanka nta gikeri cy'ikizungu kibaho ni nka bya bindi ubona mu kabande kino kiba kiri mu mazi nyine kiri gutogota cyane kimwe kivuga wawa uyu muntu yaza mu Rwanda bazarya mwareba muri Filipine reba Taiwani gani yagira umuntu uvuga ngo iyo umuntu ariye igiceri azana ikibuno turebe ko mwese mutajya kubigura gihozo babishaka Jessica gihozo nkandaho tuzirugute sone ejo niriwe gukandaguraho none urimo urambwira ngo ni gukande ako Jessica nabonye ko nagukanzeho nanjye Jessica nagukanzeho umutima sheri ahubwo wowe wari urangariye ibikeri menya utabibonye ako Jessica ni ukuri nagukanzeho umutima wakatije imodoka ukaza kunsura ntabwo bishoboka ndi kumva mfite toroma y'igikeri ndi kumva mfite ubwoba ni ukuri ndakugura esanse ntabwo bishoboka ntabwo bibaho uraturanye biri seriyuzi kuri kukirya wanaryohewe kirimo n'uturungo yego hahiye aneye inzara dore ngiye gushyushya n'idozi mu gikoni yesu inzara nini none kutarisha ubugari se urakirya gutyo gusa cyangwa umuceri kurya n'idozi wowe ku gikeri cyawe kimereye nabi ubugari cyangwa umuceri uri kubirya gutyo n'agasosi urakanywa dore uneye inzara nanjye ngiye kurya n'akataraza godifaza zakatuzanira mu kanya munyereke rata mvugishije ukuri ni ubwa mbere mbonye igikeri umuntu ari kukirya sinzi niba hari abandi babizi ariko ukigerayo buriya wabanje kugitinya nawe oya bwa mbere nk'ibyo ntabwo nari mbizi ko ari igikeri reka ngutere sitori Jessica we mbona abantu bwa mbere barya za shirimu naravugaga ngo ni ibinyamunjonjore suzi ibintu byazaga ahantu habaga hari nk'amafumbire bavuga ngo sinagikoza mu kanwa nkabona abantu barabirya bashishikaye ngo ibi bintu biribwa gute koko ariko pe byarananiye mana yanjye sinzi aho uyu mukobwa imbaraga yazikuye icyo kindi cy'icyatsi uri kurya ni igiki ni kokombure ni ibisenda kokombure nayo bayitetsemo yanyuze muri za nsenda ndende uzi ko babaha n'ibintu bifite na nuze na vitamine babivanze na kokombure bavanga n'ibiki byose maze muzi ko abashinwa babaho igihe kinini kukurusha kubera wamuzi ngo barya nabi ubwo nibagutekera n'inzoka uzaza utwereke sheri mu Rwanda niho bica inzoka bakayijugunya ahandi iraribwa ntabwo abashinwa barya inzoka narumvishe ngo n'imbeba ngo barazirya
ngo barwana n'imbeba direkite za mbeba tujya tubona tugasimbuka ngo zatuririye ibiryo. ntabwo uriya sipidi yagiye mu gihugu cy'abanyafurika barya bagica ihari bari ikivumvu bakakirya urumva ari ibintu birenze inyama ni inyama ziba zitari inyama yewe bon apeti rero yewe muri hehe abandi mutapinge dusharinge godifasi byarangiye urakomeza wirire godfather araje. yego muri Zambia nabo bagira ibindi bintu nyuma nataka itabifata kandi Jessica agiye he? Jessica ngo agiye guteka noodles imenya agiye kuri telefone akagwa Ndakubujije bon appetit chérie. ngo yumvishe inzara ngo wamweretse inkoko ngo ndamweretse igikeri none yumvishe afite inzara. reka ncomeke telefone yanjye Uvugishije ukuri ndi kumva umutima uri kumokorwa. Murakoze. kubera iki Ntago mbizi. Yesu we Nazareti we tabara itorero ryawe mana we. Jessica we biga nuko imico yo Mbabarira pe mbabarira ndi kumva mfite ndi kumokorwa. Jessie Ndakubujije. Sheri umva nkurangira ahantu usukura ikarito y'ibikeri Nyamabondo. uri kumokorwa se ubwo Sheri sivirize se wowe kabyarawe ko ntaragera ahantu barya ibikeri ubwo nabasivirize gute nawe utambeshye koko. Vugisha ukuri ko twavukiye mu Rwanda niba nawe warahavukiye ibyo bintu twarabibonye. njyewe rero Jessie wibangamira undi mwana yirire please. Oya njye mvuze gutyo gusa Justin nago mubujije. Bon appetit chérie rata niyo mpamvu ufite agaskin keza iminwa yawe iracyari naturel. Nose sheri wanjye kuri kuvuga ngo tube civilize koko kuva njye navuka navukiye mu Rwanda nkurira mu Rwanda wari wabona n'iki gice nawe ubwawe yukurirayo ntiwari kukirya nawe yukurirayo ntiwari kukirya. no some common sense bazi umuntu ari kurya ukahita uvuga ngo ndi kubona ari kurya mwumva isese miranyishe. Oya ntabwo mvuze ngo ndi kubona ari kurya ndavuze nti ndikumva ndi kumokorwa ntabwo navuze wowe ndi kumva njye mu mutima Ese ni gushobora kuvuga amagambo umuntu ari kurya. ntabwo navuze wowe sheri Oya wowe ni gushobora kuvuga kumukorwa umuntu ari kurya se. Oya nawe ndi kubibwira faximani Undi muntu ari kurya ari kurya ibintu. Rata uyu mureke Jessica wumva mubwire nyine ufite uruhu rwiza abashinwa baragukunda ntabwo mbakunda wari waribwa n'umushinwa ngo tubwire ukuntu biba bimeze just mugavinga Utangiye nawe uruhu utari kubaza ubusa. oya buretse Rata Nzibaza nyine ikibazo uri kubaza ariko. uzi umuntu uri kubaza cyangwa ni vega divine vega tu divine. I'm so respectful ku buryo n'iyo conversation ntabwo nayigirira hano online. My friend we faxman. Okay. Urumva faxman. Umwarimu hano nshobora no kuba umwarimu mu Rwanda rero hari ibintu ntashobora kuvuga muri private life. Okay sawa. Faxman wasaze. Urumva nk'ikibazo ubajije. Urumva bashaka kumva ni dozi nyine nizo uriye mbese abapfa bose ndabashaka nimba usigura umupfa bose ukaba uzi ko ufite diki ntoya ushaka kongera imboro yawe urumva ngiye kuguha nimero ya muganga umwandikire cyangwa umuhamagare aragufasha. Iyi nimero uri kubona mwandikire cyangwa umuhamagare ubundi aguhereza umuti. Abapfa bose tumenyane. Let's go.